nta gihirahiro nta kintu nakubwiye. Farida ntago antwitiye. Farida kumbiranda yari yundi mugabo atari yawe, atari niyanjye, atari niya Gilbert. Ariko ngiyewe bitewe n'ibintu nabonaga muri telefone ye, voice note, amachat, message, buri kimwe cyose bavugana, amafuta amuhereza, bapanga buri cyo bazajya gushaka ibintu by'umwana, akamubwira umwana umeze gute. Sinekereza ndamwitaba miki, arashaka kumbwira iki? Wowe Farida n'inshuti zawe na murumuna wawe mwirwa mumpamagara, n'abandi bantu wirirwa neza ngo mumpamagare, ntabwo nshaka kongera kwivugana namwe. Abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe, ndabasuhuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza, abari mu bihugu byo hanze ndetse n'abari mu Rwanda mwese ndabasuhuje kandi nizera ko mumeze neza. Mbwira abatameze neza gukomeza kwihangana ko nyine byose ari ubuzima kandi kubera Imana namwe muzamera neza. Uyu munsi ndi kumwe na waracyari papa bebe kubera ko umwana ntaravuka, ndi kumwe na Niteraki pana papa bebe. Papa bebe neje bundi nabwo ariko ntagari cyera ntabyo nzi. Tugiye kuganira nawe kubera ko hari haciyeho iminsi ataboneka, ndatekereza twibazaga byinshi impamvu rakatari kuboneka kandi madame arwaye. Murabizi ko Farida amaze igihe arwaye, amaze iminsi arwaye, ntabwo ari kinini ariko amaze iminsi arwaye atameze neza. Ariko murabizi iyo umuntu arwaye yifashisha famiye, cyane cyane afite umugabo, witabaza umugabo niwe uza mbere. Rero impamvu nifuje ko raki tuganira nuko hari byinshi dushaka kumenya byerekeranye nawe ndetse n'umugore we. Farida yararwaye. Wowe mugore Farida inde? Farida madamu wawe ugiye kwibaruka ejo wundi nabasoje cyane. Waramwibagiwe se? Inde? Farida waramwibagiwe? Madamu wawe umugore wawe? Wanjye ndi singo. Oya se kandi wiganira nabi. Ndi singo cyane. Ubwo maze imisuri ko wabuze. Abantu barakubuze buriri gushakishwa rero. Narabuze kandi wambonye. Nkubonye bari kumaze iminsi udahari. Niba hari umuntu washakishijwe nk'uruhindu urimo. Biterwa kandi mu mpamvu ikomeye cyane. Ko wabuze cyane. Uri kwihisha iki? Ushobora kumbura bitewe n'icyo nshakira. Ko wanshatse ni wambonye. Ahubwo bishaka kuba bitewe n'ugushaka. Ni wowe bivuze. Amakuru y'iminsi se? Alhamdulillah, turashima Imana kabisa. Neza urakomeye. Amina amina. Ubwo duye kuva umwaka warangira. Niko mbitekereza ariko bura niko. Duherukana iminsi mikuru itara, ndumva aribwo duherukana. Ya rero ubonekeye igihe nagize amahirwe ndagufatisha, nari nzi ko nange utari buze kunyitaba nkuko nabandi bose bigenza. Ariko nukuri nukuvuga ngo mu minsi ishize ntago nzi nimba bizi, ariko ikintu cy'ingenzi gitumye nifuza ko tuganira. Farida aragukeneye kandi cyane mu biharimo. Sinzi nimba bizi karwaye. Farida ararwaye. Inde? Yes, ndamuvuga ngo iki? Karenzi Farida gusa, Farida ararwaye umugore wawe. Simuzi ariko ntabwo nzi Farida umbwira ngo nuwahe cyase ngo ni muntu ki. Twite ararwaye. Twe usuragira ngo mbivuge nta rindi zina ryenzi. Okay, reka mivugire imbere y'abaye imbere ya kamera. Mbere na mbere ndababwira sorry kabisa. Okay, yego. Abakunzi, abafans, inshuti n'imiryango, mumbabarire cyane. Mumbabarire kubera iki? Oya, ubwo hari impamvu mbasabye imbabazi, niba ngombwa wenda nabyo bazabimenya, ariko ndabanje ndabasaba imbabazi. Njyewe ibyo ndi kukubwira Farida aragukeneye. Ibyo nshaka ko nsubiza. Farida. Umuntu urabizi kagiye kubyara atwite. Inde? Erega sasa rero Keza ibintu uri kumbwira. Iseka kanya inda nakomeje kumva umbwira Keza, umbwira Farida. Bo. Ntabwo ndi gusobanukirwa neza kwanza. Kugeza ubu ngubu igihe twaganiriye nicyo kibazo cyonyine mfite. Ntabwo Farida umuzi ibyo ndi kuvuga. Farida wabanza ukamunyibutsaho. Shara kibingora. Let's go. Ntabwo ari ukugora.
nusuzi ba Farida banga undi witwa Farida nakubazaho ni Bo hari Farida Farida uko uzi wateye inda utwite Oh utwite umwana w'umukobwa yagiye no guca murego. Okay, kumbe. Mukamana kumbe. Yitwa Mukamana. Gonzi ni Mukamana. Ubwo niwe. Farida ariko aragukeneye. Bo. Ntabyo nzi. Nta wigeze amamagara ngo abimbwire. Nagereza ko n'undi muntu anabimbwiyeho ariko ntabwo nibaza ngo anyenereye kubera iki. Aranshaka gute iki? Ahubwo hari ikintu ntari kumva. Njyewe ubwo ngo heruka we na Fari ahubwo wowe ndumva hari ibyo tutari gusobanukirwa wowe ugerageza udusobanurire. Derukana Farida muri kumwe mumeze neza anamaze iminsi 3 iwawe yaramaze n'iminsi 3 muri kumwe mumeze neza waramubabariye mumeranye neza yewe na Farida yego nibwo duherukana ubyibuke nyuma nibwo yaje kurwara nibwo yaje kurwara biba byinshi njya kumusura yarwaye iki se ko nta nibyo namenya wowe yarwaye ni ibintu tasobanukirwa kiretse aho nari nabyabe yogahirwa birwaga nko buriya abamenya none ikibazo ki kibazo ki ndumva ahubwo waza kumuvugisha kumubaza uko ameze mubaza uko ameze kubera iki se nabasha kugusobanurira ngo arwaye iki gusa arwaye iki se indwara ntabyo nzi nyine ngenda ndashaka kudusobanurira kuki uri kugaragaza nkaho Farida nta kintu muhuriyeho ntaho umuzi nyine ndabona nawe umeze nkaho udashaka no kumva bimeze gute ahubwo we mbwira kuko ndi kumbwira umeze nkaho wabipinze Farida hari ikibazo mwamwaragiranye cyatuma ikibazo kuvugisha udashaka kumenya uburwayi afite udashaka gukurikirana umwana wawe tubona nkaba ntabizi nabyo wambwira boke nari Farida ndamuzi gusa ntabwo nzi ko arwaye ariko hari inshuti zangiraga inama zambuzaga byo nabaga ndimo zikanyereka byinshi byo gukora ku bwa Farida nanjye nkarwana ku bwa Farida ariko munyuma naje gusanga Farida ni umuntu mubi sana ari mwiza cyane ubu ngubu mbona ubu naranimutse wenda niyo mpamvu bamwe muvuga ko harimo na wowe yombwira ko nabuze ariko watorotse ahubwo byitwa ko watorotse hari abashaka kubyita ko ari ugutoroka ni uburenganzira bwabo abandi bakabyita ko naba narimutse nahinduye ubuzima bitewe wenda n'impamvu z'akazi ibyo byose ni ibintu bishoboka ariko Farida ntabwo ndi kumwe nawe ntabwo muri kumwe no kandi sintekereza ko hari n'ibindi bizaba nyuma ya hano bijyanye na Farida nta n'ikindi gihe muzongera kuba muri kumwe sinshaka no kumumenya uratubwira uko byagenze ibyo byose nyine impamvu uri kuvuga ngo ntabwo muri kumwe byagenze gute kuko aho twe duherukira duheruka muri meze neza muri kumwe umugore wawe Farida yambaye neza ati igitenge n'umugabo wanjye wakinguriye avuga ko mwishimye mumeze neza kugira ngo ukakanya uri kuvuga nyuma y'iminsi ngana gutya ngo ntago mukiri kumwe byagenze gute kandi wakaba atanabizi kuko nkurikije uko yambwiraga ati hamagara ashaka kuba atazi uko mutakiri yarakubwiye ngo mpamagare se yego yarambwiye ngo araguhamagara ntumwitabe yahamagaza indi nimero si umwitabe nahinduye telefone kuko biri mu kintu cyatumaga ngomba kubona amahoro no gutuza muri njyewe niyo mpamvu rero nafashe n'icyemezo nkagerageza kuza hano nkaba ngiye ku ruhande rw'ibintu byose mbese nkaba ngiye ku ruhande rw'umujyi byapfiriye he rero uribuka nkubwira ko Farida afite imitima ibiri mu minsi yashize
urabyibuka mbikubwiraho naje gusa ahubwo byagaragaye ko mu nyuma atari n'ibiri gusa ntabwo ari ibiri gusa kabisa Tubwire nyine uburyo wabyagaragaye gusa icyo ugomba kumenya cyo n'abandi bakamenya hari ukuntu abanyarwanda ba kera bacaga umugani ngo amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva gusa nibyo tugomba kwemera ibintu abakurambere bacu bajyaga badutekerereza hari bategerezaga byiza tukanga kubyumva ariko ubu ngubu tukaba tubibona ubu none Farida namurwaniye ishyaka ndamukunda cyane pe ariko we ku ruhande rwiwe yabaga afite undi mutima ku ruhande wo kuzanyangiza mu gihe kiri imbere ndicara urabyibuka ko mu minsi yashize mu minsi mikuru umwaka ushize kwanza ubwo twari tubanye mu mahoro uribuka ko nanakubwiye ko dufite no guteganya kuba twanabana mu buryo bumeze neza ariko wamungani hari ukuntu bavuga ngo iyo ushatse kumenya umuntu muricarana nanjye nawe umenye neza ariko nicaranye nawe nyuma twaratashye tujya mu rugo turabana mbona ubuzima ari boku ariko nyine nibwo nabashije kumumenya Farida ni muntu ki Farida wa nyawe nibwo namumenye ubundi burya mbere kose ntabwo wari umuzi ntabwo nanakamumenye ariko watubwiye ko mwari mumaranye igihe numvaga umuzi bihagije kwari ukumumenya inyuma kwari ukumenyaho gake kuko ntabwo ari umuntu mwiza byaje kugenda bite rero ko duherukana mumeranye neza waje kumva iki ni biki wabonye kugira ngo aka kanya uvuga ko mutari kumwe byaturutse he ese ayo makuru warayataye niyo ya nyayo Farida yankiniye filime ahubwo ntabwo nzi ngo ariko ntekereza ko wenda filime yankiniye yaba yarageze kuri finale ya kera y'umwaka ushize nibwo ntekereza ko wenda filime igice cya nyuma cyaba cyararangiranye nabyo ubundi mu buzima bundi bushyashya butagira Farida mbayeho neza yavuyemo ko sintekereza ko ashaka no kugarukamo dukeneye kumenya basi impamvu byaturutse kuri wowe byaturutse kuri Farida byaturutse gute kuko ntekereza ko agutwitiye n'umwana ese umwana atwitiye nde nabanje ndababwira sorry kabisa ntibongere kumbwira ngo Farida ngarantwitiye ibyo byose sobanura ngo tumenye impamvu uri kubihakana nicyo kintu ngende kugira tumenye kubihakana ni iyi burya umuntu ahakana ikintu wenda cyanabayeho impamvu ntari kubihakana rero nuko bitanabayeho ntago atwite se kuba twite nabigumane umwana wande ntago ari uwawe se ibintu uzabibaze Farida azakubwira ukuri kwa nyako Farida ntacyo Farida ubwo ari kuvuga ati papa w'umwana Raki ko atari kunyitaba urumva wazi ko nyine umwana ari wowe ni nako natwe tubizi ahubwo urumva ko wowe ni wowe uri kuvuga ibintu bitandukanye n'ibyo tuzi bivuze ko hari amakuru wowe ufite twe tutazi niyo kugira ngo dusobanurire Farida reka mubwire ikintu kimwe filime yakinnye yararangiye season yakinaga zose zararangiye azikinira kuri njyewe ahubwo nashaka ubundi buryo ki cyangwa se ashaka ibindi binajyamo ariko uri kudushyira mu gihirahirana n'isa nta gihirahiro nta kintu nakubwiye Farida ntago antwitiye sinashaka no kumenya ko atwite ibyo ntabwo bindeba bireba bigomba kureba umuntu wamuteye inda na Farida ubwe ku giti cye mu mezi angahe ashize aka kanya inda ntabwo ari yawe niko bimeze kwipimishiriza inda wareze inda mwakabyarana ntabwo ari yawe niyo mpamvu ngira ngo nyine Farida yanyiniyeho filime yanyiniyeho filime ariko ndatekereza filime yarakinnye kuri njyewe yararangiye none ibyo by'uko inda atari yawe rero dushaka kumenya byaturutse hehe byavuye hehe wabimenye ntaho byavuye ntaho byaturutse gusa nyine ukuri kunyura muri esikariye ikinyoma kigaca muri asanseri
hanyuma numvaga wajya mu mizire kamba ari Kinyarwanda nkoresha kugira ngo byumve neza. Birumvikana ko hari impamvu ishobora gutuma iyi saha mutari kumwe. Twanabyumvise kuri kuvuga ko umwana atari wawe, ariko umuntu ashaka kwibaza gute mwapfuye iki ibyo bintu, cyane ko Farida we nzi neza ko atabizi, kuko ubwo mbereka kumusura wabonaga nta kintu abizi ibyo bintu. Anambwira ati umugabo wanjye nta kinyita basinzi uko byagenze. Umugabo utarira ke ariko ubwo ngubwo wowe yavuga okay, ahubwo byagenze bite ngewe tubwire neza. Urazi umwaka ushize twari tubanye mu mahoro, tubanye neza. Uko twari hamwe byanamfashije kumumenya kurenza uko nabaga muzi nari hamwe nawe. Rero nk'abantu twari hamwe mu rugo tubanye neza, hari amakuru atari meza yangezeho, kandi ntekereza ko yavuye kuri nyir'ubwite ajyaho yakagombye kuba yaragombaga kujya mu gihe cya nyacyo. Rero Farida twari hamwe nza kubona ubutumwa, ariko abantu bakaba barabimbwiraga harimo n'imiryango yanjye niyiwe ikanyereka buryo ki Farida adashobotse, ariko nje nkavuga ni ba bantu baba batifuriza umuntu icyiza cyangwa se iterambere. Kiragihe abantu bavuga ko nyine bitandukanye, ariko urabyibuka ko na famille yanjye nayo byabayemo ibibazo bakaserera nkitambika, ariko tuvuga ngo ibyo ndi gukora byose ni kubikorera ku nyungu z'umwana. Rero mu nyuma nibwo naje kubona ubutumwa bubwira Farida ko bagomba kujya mu gutegura iby'umwana. Yego. Ariko ngiye mu kubibona ndatuza ndavuga oya nta mpamvu, reka ndebe uko kwanza aho byaturutse naho bigana. Yego. Niyo mpamvu. Yes, ndicara ndanariza mbona amakuru aturuka hirya hino, nkagira ibyo mbwirwa famille zanjye zigaterana. Farida kumbiranda yari yundi mugabo atari yawe, atari niyanjye, atari niya Gilbert. Amakuru urabizi neza ko yizewe, ko hari n'igihe umuntu amakuru arizewe kandi cyane. Farida niba uwitwa ko nyirinda bya nyabyo, tubyite bya nyabyo, amambere yabanje kuba ya Gilbert, kumbi nanjye nzi ngo niyangewe, ariko mu nyuma twaje kubona nyirinda bya nyabyo. Bivuze ngo bwa mbere havuzwemo Gilbert, uravuga uti reka Gilbert ntiyanterereye umwana n'uwanjye, uramurwaniye abaye uwawe, none nyuma uje kumenya amakuru ko nawe atari uwawe. Byarabaye, naje kubona ubutumwa kuri telefone yiwe, papa w'umwana amusaba ko bagenda bagahura bagakora bitegura ko umwana agiye kuvuka. Yandikira n'uwo mugabo ibiganiro bagiranaga, ariko njye simbimenye, ahubwo nanjye nza kubikura mu bashuti biwe. Nza gusanga ko nibwo namenye ko nyine umwana atari njyewe, papa w'umwana. Izo message cyangwa se ubwo ubutumwa wabwiwe cyangwa ubwo butumwa si ukubibwirwa, reka ni ibiganiro yagiranaga n'uwo witwa papa w'umwana. Bibonye ryari kibonye he? Erega ntabwo ari no kure, urabona iyo ubana n'umugore mukundana muri kwenjoyinga love, byanga bikunze ubuzima bwanyu buri nk'aho ari bumwe, sibyo? Rero naje gufata telefone yiwe, urumva hari ibyo nari nkeneyemo, kuko nawe ntegereza gufata telefone y'umugore si ikibazo, ni ibintu bisanzwe ntuzafate yawe. Yes, kuko yanjye nawe yarayigendanaga nta kibazo, nayitwaraga nkavuga okay nta kibazo, uri umumagare ari umwitabe amubwire ko nagiye mu kazi. Nibwo nasanze mu butumwa rero, izo message voice note ku ma WhatsApp, amafoto amwohereza amafoto watwite. Ndavuga ni kumbe bya bintu byamaze kugera ku rundi rwego. Ayo mafoto n'izo message wabibonye muri cya gihe muri kumwe muri ya minsi yari yaje mu rugo? Yego, muri kiriya gihe twari tubanye neza, urumva yari ari mu rugo. Urumva ahubwo amahirwe uragize ni uko yaje mu rugo. Iyo atazi kuba yaraje mu rugo sinabuza bimenye. Buriya buri kintu cyose kibaho kubera impamvu, sibyo?
iyo ryose igira impamvu yacyo kandi narakubwiye Farida afite imitima ibiri ahubwo naje kuvumbura ko atari ibiri gusa ni myinshi. wavuze ngo ni ibintu bakubwiye ndavuga ni ibintu by'amagambo ntabwo ari ibintu nabwiwe iyo biza ko ari ibintu nabwiwe ntabwo mba narase mfata icyemezo ngo gerageze guhindura n'ubuzima ngende ku ruhande rw'umujyi nitekerezeho nari kubanza nkabihereza umwanya nkabyigaho nanjye nkibonera igisubizo cya nyacyo. Ariko ngiyewe bitewe n'ibintu nabonaga muri telefone ye voice note amachat message buri kimwe cyose bavugana amafuta amuhereza bapanga buri cyo bazajya gushaka ibintu by'umwana akamubwira umwana umeze gute ibintu byinshi ndarebone biba ntibyaba byiza cyane. ubwo bivuze ko ariyo mpamvu mu gihe Farida arwaye udashaka no wanze kumwitaba. Sinekereza ndamwitaba miki arashaka kumbwira iki ariko urumva we ibyo ntabyo azi. Hari icyo afite cyo kumbwira ntago azi ko mbizi ariko igihe kizajya ntegereza okay we yanabimenye ntegereza ko nakoze ikiganiro ari bubimenye nawe ahantu nsanze ntabwo ari nagombye kuba ndi ariko naremeye nyine niba nabyita guhunga ibibazo niba nabyita komongana si joy kabisa ariko ndanga kubw'umutekano wanjye no kugukunyira kwitekerezaho. None se ubu wowe na Farida niko gutandukana nyine Farida ntabwo ni nakubwiye ko finali yararangiye finali yarageze. None se Farida yabatekereza gute noneho ko numva nanjye yabarenze ubwenge bwanjye. Wowe narakubwiye ngo Farida ntabwo yewe umva ko ari twishimye cya gihe tubona rwose yabaye umugore yambaye asigaye yambara amaribaya yego tubona yarahindutse nyine ahantu hose tuvuga tuti Farida agiye kubaka avuyemo umugore mwiza none bavuga bati rwose niyubake n'uriya mugabo rwose baraberanye Farida yisubiyeho ubugome yaraburetse amanyanga yarayaretse rero kwisubiraho kwiwe no kugerageza kuba yanyereka ko ari mwiza cyane. Ntekereza ko ariyo mahirwe kuri njyewe iyo aza gukomeza akaba kumwe kwa ukundi yahoze mbere ntabwo nari buzabimenye ariko abaye mwiza tubana igihe gitoya mpita mbibona ndavuga no birangire hano nta mpamvu birangira uko nyine gutyo. Farida ndakubaha ariko nuko umusoje umwaka bimeze oya twasoje umwaka tumeze neza ahubwo ntangiye undi mwaka ameze neza kuko ibyangoraga narabishize ku ruhande. Uzi kuba wicaye mu buzima wirukanka imisozi wirukanka ibiki n'ibiki nawe urabizi hano hanze no guhiga ukore uvuga wenda ngo iterambere ry'umwana ry'umuryango ariko ugasanga umwana atari wawe. Farida rero byararangiye okay wenda nabyara tukazabona umwana tugakora DNA none se ariko si impamya bya DNA byabaye byarabaye nta kindi nakora. Reka nje nkubaze basi tuganire ibyo turabimenye wenda impamvu wa mugani watorotse uri guhunga ibibazo mbese. Ntago ari guhunga ibibazo ahubwo nyine ndimo ndi kujya mu buzima bushyashya. Ubu nta kibazo mfite ndatuje kandi ndoroshye nawe urabibona. Nk'iyo umuntu yishyizemo ngo ngiye kubyara mfite umwana nyuma ugasanga atari byo hari ukuntu umera nk'umuntu uvuga ati umwana wanjye narishyizemo ko ari uwanjye natangiye kugura ibikoresho uragenda ko waraguze ibikoresho waramuguriye imyenda yego ntabwo wari waraguze byose ariko uri watangiye kugura none ugiye kurekura burundu byose uvuga uti nagenda n'umwana bibyangire. Kurekura byose si ikibazo kandi buri byo wenda naba naraguze ntekereza ko umwana azabyambara navuka cyangwa se papa w'umwana azamugurira ibindi none banabishaka banabiteye cyangwa se babikoze ibindi simbishaka no kubitekerezaho ibyo n'uburenganzira bwabo ariko kuri njye ubu ngubu ndatuje ndoroshye. Farida nta kintu muriyeho nawe byararangiye ibyo bintu rero mbayeho mu buzima bwanjye birababaje kuba bibabaje ariko nanone iyo havuze ikibazo hagati yawe n'umuntu nyine wawe wa hafi ikintu ukora
wari kumubwira basuka nyine okay iyo wanze umuntu urabimubwira niyo iki hagati yanyu hajemo ikibazo urambwira uti rero Farida nakumenye bimeze gutya inzira yawe nanjye nci yanjye kuko kugeza kuri iyi saha reka mubwire ari wowe Keza reka mubwire uri mu makosa reka mubwire Keza guhera none abimenye ntekereza ko ari nabwo mbere ndamubwiyeho ntabwo azi impamvu namwitaba ntabwo azi impamvu nahita telefone ntabwo azi impamvu ya buri kimwe ariko guhera ubu none wowe Farida n'inshuti zawe na murumuna wawe mwirwa mumpamagara n'abandi bantu wirirwa neza ngo mumpamagare ntabwo nshaka kongera kwivugana namwe simbakeneye mu buzima bwanjye mugende kure y'ubuzima bwanjye cyo kimwe ko nanjye nagiye kure y'ubuzima bwanyu mfite ubuzima ndimo butandukanye n'ubwo ndimo ndi kumwe nawe ibyabaye byarabaye sinshaka kubitekerezaho sinshaka no kubigarura nawe ubwawe urabizi gusa umuntu wajya gukunda kuvuga mu biganiro sinzi niba ari we papa w'umwana ariko byararangiye nushaka guhamagara kuri telefone yawe hamagara papa w'umwana nta kintu muriho na Farida habe naki no kuba arwaye ntacyo bikubwiye ntabwo nzi niba arwaye nyine ngende kubikubwira bazi niba arwaye yagombye kuba yaragiye kwa muganga mana yanjye sharake nimba hari umuntu Farida mu mutwe urimo ni wowe rero ndimo nk'iki aya manyanga niba yaranayakoze ntago azi kubizi nta byiza ariko ndabimubwiye ubu none arabimenya kuko ngandi ndi ku karubanda nyine Farida mbere njyewe turamuzi twaramubona uko ameze gusa nanone njyewe numvaga yarahindutse pe niyo ngera gukenera kuvugana nanjye azabanza nyure mu rugo iwawe mu rugo wanyu mu rugo na famiye zanjye bamanze baganire ababwire uko twabanye ababwire n'icyatumye ngenda bo ntabyo bazi ntabwo bazi ko ndi hano ntabyo bazi no ntabwo wigeze ubabwira nyine uko ntibikunda urazi ukuntu baburaga abantu kabambwira wowe wararozwe nkanga ngahata na Juma akazamo bakasakuza ibintu no bigera kuri rwa rwego ko na famiye zitangira kuvuga ngo ngiye ngo nararozwe ngo bagiye kunkaraba byabaye birebire ndihangana ndavuga ngo ni umwana sibyo kumbi nanjye ibyo ndimo ndarwanira si ibyanjye ubu nafashe icyemezo rero kandi ibintu bitari ibyawe urarekura nta mpamvu udafite upfu busa nuko nabyo bafite wararekuye byararangiye fini n'abantu mwe rero mudukurikiye biba bigoye ariko kiwe numva ubu mu mutima ngiye bwanjye numvaga ndi kugushinza ibintu byinshi mvuga nti ni gute umugabo ahagarara agata umugore ntamwitabe ntanabishaka ko ntanashaka no kumenya uko umwana ameze ntashake no kumumenya ati umugore wanjye kamamagara cyane no kubera iki nyine numvaga amakosa ari uyafite ntabwo nataye umugore no ni igihe cyageze n'igihe cyageze kugira ngo yes ntekereza ko cyari igihe wenda nari naragenewe kuri we ngo kirangire gishobora ko kiba cyararangiye ubu ntekereza rero niba ari byiza namukoreye niba ari imbuto namwereye yarazibonye niba ari ibibi namukoreye yarabibonye we yaramenye hagati y'ubuzima bwanjye na Farida ubu ngubu nta kindi kintu kirimo hagati nta kindi kibahoza ntacyo umbayeho kwanjye mu buzima bwanjye igihe nikigera gusa icyo nkeneye ubu ngubu nkeneye abantu bamba hafi ndibaza ukuntu nzanabibwira n'umuryango ndibaza ukuntu ashwanye na famiye zanjye kwanza wowe uzabanza uganire na Farida nta kintu nkeneye kuganira na Farida urumva nta kindi kintu kizongera kubahuza Farida sintegereza ko ari icyo gihe ari cyo kumuza nawe turimo gusoza mbwira Farida ntacyo kumubwira mfite gusa icyo namubwira niba arwaye arwara ubukira mwifuriza n'intangiriro z'umwaka nziza n'umuryango wiwe ubwo Imana niba ishaka wenda nzahura tuzongera guhura mu gihe ntazi
rero mwa bantu mwe ntabwo iby'imiryango byoroshye mwese murabizi ko Farida twari tuzi ko yahindutse kandi koko rwose niko byanakagenze ariko aya makuru ni amakuru mashya mu matwi yacu. Farida nyine ubwo simbizi nawe aracyarwaye ntaroroherwa ariko nyine nzagira umwanya namara koroherwa nzamubaze ntuhagire icyo atubwira kuri aya magambo kubera ko wenda atubwiye uko bihagaze ku ruhande rwe n'impamvu yabuze n'impamvu adashaka no kumuvugisha ntabwo twari tubizi ariko namara koroherwa Farida nawe nzamubaza ku giti cye uko bimeze uko abyumva atubwire se koko uyu mwana ari kuzengurutsa mu bagabo uyu niye uyu siye uyu niye ngo hari igihe tuzababere uswaye n'igihe umuntu atwite inda ntamenye n'uwayimuteye. nyine urumva ni kwa kundi abantu bambwiraga ko hari abantu n'ibikunde uretse ko mugana nanjye yarabimbwiraga ahubwo sinumve neza bavuga ngo mama w'umwana niwe umenya se w'umwana ariko reka twe kumucira urubanza harazivugira urubanza se umva impande zombi utubwiye uruhande rwawe ngiye nuzongera kumuza nawe nta kibazo ngo nzamwibariza ku giti cye uzamubaza azakubwira ibyiwe bibaye ari uko bimeze yaba ari undi muntu Farida tutazi yaba ari mu mabara yose ubundi yaba akubiye nyine mwebwe ntabwo mumuzi ariko nyina muzi kadusoze kandi ngushimira ko wabonetse reka ubwo akora amenye ntuneze bari abantu bandese mu baneze ubundi mu buzima ntashaka abantu birwa babaririza ngo ni Farida niwe nshaka kubwira ntuzamubwira ahantu nsigaye mba ntago mpazi kuko gusa wenda ndaza oya ntago nahamubwira oya icyo ndi bumubwire ndamubwira ko twavuganye n'ibyo wambwiye mubwire ko twavuganye mubwire ko twavuganye byose mbimubwire mubwire ko twavuganye gusa reka dusoreze hano rero tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.